Ndi papa SAVA. Imvura y'impeshyi mwogacwa mwe ariko akavumbi kahise gashiraho burundu kahwamye se sarakubonye utwara imodoka oya ntako mbonye ahubwo ngeze aha ngaha kuyu mweyo mutsindagira harakubuye iwawe we ibikera byarangaga umugeni ibikera byarangaga umugeni we uyu ni vraiment ni SAVA cyane abana shiri nawe bakabya Kwezi ubwo abantu ibintu bazajya biharira abageni bahorana umwanda hari mama SAVA wasubira ugatanga izindi inka zivuye nyambara zaba ari ntago yabiri nka nayo hanyuma se Dafi wowe ugera kuki shanda shima Imana ariko umutwe wari umereye nayo mu minsi yashize ni Imana yahabaye ni Imana n'amasengesho ariko bumeze neza yego ndabibona wese musore Dange meze neza kanka ntikaraboneka rero ariko manoda yo kazana Nta kibazo ndetse ko nta kibi cyane. ngo yese sheri Ngewe se bo yihoreye ndaza kumera rimwe. Dafi umutware se muhakaye ndo agafiyesi oya shu wakariye se gira gutya njomeka oranje cyangwa se sari bitangwa shu nacyo takamfungurira kanga tako ari fanta aho imushira mu ijaga siyo bose mwishaga agashobora usukama nkazirindwi zitatu Dafi uramwishyushye se cyangwa ikonje bikonje okay Agyo wakwihera ubushe oya batari ko oya nta kibazo kunywa turanywa twenyine ra turanywa twenyine cheers cyangwa mama SAVA warebye ikirauraho ukansukira ku gasherawa ubushira wowe sheri nuko yakwihera ubushira ahantu haragendeka pe haragendeka ubushira Achirikanywa agafanta ariko ari by'umuryango twakiriye urayishobora kumenyera agashira n'akagwa ko byose bihari kandi umuryango n'umugabo wanjye mwize aramuzi kubushera aramuzi yarakwirongoreye wa mugani waramwishakiye naramwishakiye ndamuzi Azapfura we. Nuko bigomba kugenda. abana se ku mashuri baraho papa baraho abana bageze ko babikubita ukagira ngo ni n'abahanga nka se reka imfizi ibyaro uko ibyagiye ukabona turi buvanga inda z'abanyarwege niwe yapfa nabiteguye muherutse kunsura uyu munsi mama SAVA rwose ugaragaza amaboko n'umuhati wabishyize cyangwa wongera abasirimu rwose ariko bakunda dutunda shabanza ubere kuri kane karyoha kubi cyangwa natwe ariko wanaturikiye sho twe twirira amacunga ibise ni mu bakatira nawe ubundi se muntu we tubuto n'ubuzima uzi ukuntu tunatuma umubiri ukora ntuza neza reka tukamuharira reka ni kamwe bazanye mama SAVA nawe yajya guteranyisha azanye kamwe ahandi dutatu ahandi tugaye bayifatira fatira kangaka se mbona byose niba ari amacunga niba ari ibiki ntukarya papa SAVA ko twariye twenyine nanjye nta kibazo basabwe ngo bashyitsi n'ibisambura oya reka Nabivuga mereye wo kabyara. ega amazina z'ubuzifa zifite aryoshye gake ndabanje nsoma kurwana n'ibyo ari bitoye ariko kariya kameze neza nko mu masaa 10 kararyoshye byo
Ako karacyumvikanamo gatoboro. Ndavuga akabuto. Ukatira irindi. Karyoshye pe. Ubu nkiranutse n'igikoni ndicarira rimwe rwose. Ndicarira rimwe Kwishisha ibiryo neza. ahandi wari uri aho ariko meze neza. Gusa nayo mukumbere Kirimbo. Ari ikintu usigaye ushaka n'utsuhuza. ukomeje kugaragaza ko umutwara akora Ariko kubishara asa neza. Ariko papa SAVA. Nawe kubwiye ko Kirimbuzi yaciye ntiyansuhuza arambeshya ngo ntiyambuye. Urangariye Dupfiki. ntacyo yari moveza ariko mwamenye utunze umugabo uzi amategeko y'umuhanda ntuyamenye ko Ayamenya hose. ajya agerageza kunyurireho kuri iyo mpagarara byari bubi bindi nkaje n'abakoresha umuhanda hano gasigira. Aguze kuna basiri bateye baba badaherutse n'utubuto. Reka tutubwakire. Wese kuna naduhaha mu rugo ariko nta mugore ntaki. Abantu bibana bararushye pe. Bagura imbuto se nukwirinywera ibyayi nk'abafanta. Ubu bizi. uzengwa nabi Bagura imbuto biba bigoranye sheri. Nyakira. Abasiri bateri baho mu buzima bugoranye. Umva barya imigati banywa ibyayi ahubwo constipation muzajya muzikira. Constipation numa murya rwose. Yemwe. Kugira ngo simba haye ikaze ku meza. Yego ni ikaze. Ni ikaze. Reka turebe noneho buri wese usa ibyo ntabizira. Reka tutondeke gutya. Urajya agakenera turajya tukamwegereza. Sibyo? oya ni Noneho arura abakira abashyitsi. Oya bari njye ubanza se. Ubwo mutware n'ubanza rata ntababeshye. aduha ikaze Ikaze ku bashyitsi. Cyane hano. Tako birasa neza ko. Papa SAVA ni karibu. Reka tubanze Papa SAVA sha wamuhaye n'ijya mu gitondo we. aduha ikaze Iyo zawe ni Ni umunsi. karibu. Murakoze. Iyo zawe ni umunsi. Birasa neza koko. Reka Harya. Kandi oya uretse njyewe. Reka abashyitsi barure. Okay. Ubone nkunda umuceri. umuceri. Twicara noneho. Barya bikeya. Kuri urugo rufite ibiryo ahubwo se mvange n'isosi cyangwa shyire ku ruhande. Ariko njya mbona ukundi igenda kuvangika. Nari ngitiranije nanjye. Nagira ngo nageze. Nawe ubundi Papa SAVA urugo ruragabura pe. Ni karibu rwose. Turabyimana se. Papa SAVA urabona ko nta firiti baduhayera uzi ukuntu Agafiriti rwose nsanze kari bunti. nza kwiteza abantu. Urakirira hose cyangwa Nguzanire se akantu mushyiriramo agasosi. Mfati ahubwo wabyeretswe kazanye. Ngiye kubivanga se bari kubishobora kubirya. Naho ubundi sesheri kutari kurya. Uko rero wigize umushyitsi aha ngaha. Hano ni iwacu gari muri famille. Akirarye. komeza Agasemba. komeza wowe nanjye Arwara igifu. rurimo. Ari urwara igifu. Akira na Kirimbuzi mushyiriremo. Kirimbuzi akunda bene ubu ngubu. Yego wa Kristo ntago umuzi. Akunda kumenagura guha. Kahita kameneka. Imereshereza indisho. Ese wagushire ko karutaga gukunda. Gushiriraho heheze. Mwarure We nukunda umuntu kwarurira sheri. dusangire Utaneze urubwa nukunda umuntu kwarurira ndakubuza umugabo wanjye rwose. Kiragahuta. Agaheruka se. Huta bari ibiryo. Kirimbo ni karibu ku meza. hagenze gakeya Iyarurire Kirimbo gusa. Arura Kirimbuzi. Kirimbo uyarurire twirire. Amasaha yo kurya arageze. genda gake ariko Nyarura dukire mwarure nyamuneka. Masava iraryoshye. Nukuri. Murakoze cyane gushima.
wariye ubero waguze amafiriti anga mu rugo harya mu kabari n'undi n'uyamenyereye ndakuza kundi ya mu kabari ifiriti akanyangwa bon appétit. Ko utafashe agasenda se ahubwo. Ndafiyarura nawe. Byangiye kureta. Urasa n'uhaguruka gake. Reka mpaguruke. Haguruka gake nibyo bigufasha. uryoherwe kandi muryoherwe birasengeye n'ukuri bon appétit kasha ahubwo nibagiye gukora oya nta kibazo nta kibazo pe naryohewe nuko ari ikinyabupfura ako nuko twari tubakumbuye pe twari tubakumbuye natwe musige mugenda mukiheza sinzi nega n'uburwayi ntabwo byoroshye kashikashi nani kirimbuzi nta kinwera oya ntabwo byoroshye ubusabye uvuga ko utakinywa muri iyi minsi usibye ikirere cyahindutse ariko no mu mufuka harahindutse kandi umugabo utatse ataboroze ntako ntahaba aguhishe ariko tuzaza mu masava kuri pe tuzaza vuba rwose abana ntibaza mu biruhuko umva uwababwira noneho hatunge yazanye agashya dafi ntabwo yaruka uvugisha ukuri asigaye afite udushya azana buri munsi ahangaha ariko noneho ushiramo n'akaboko kawe none mbyumviye nanjye iyo nigereye ku cyokezo se ko ngerageza nawe wabyumvishe mureba uko arimo gusa nyine ariko nari muzi ko gutira amayinite hatunge ubwo ngubwo akoko niba ariko gashya yazanye rero ako kamuhora ko kugenda atira ko kugenda atira yega ziroroshye pe kuva ryari ariko urabona igihe wakomeje uzunguruka ushaka kunyaza mu mutwe kuva ryari ukora biriya uriya mupfana iki Kirimbo wibigira sibyo rata ese ni cyo kidasanzwe uri utamitse se niki bura buryo cyawe n'iki reka na akaryango kidasanzwe ni ikihe ariko najwemo hari ikidasanzwe umugore nk'uyu daforoza nishakiye agatamika yingirwa musore uzi ko utaraba n'umusore ko ngwiki nta bidasanzwe waretse kubigira jamais du tout abanza tukarya ibi biryo byamanuka ukuntu biryoshye medaforo ariko abagore nkamwe ko ngwiki ariko uzashimishwa n'iki daforo ariko Kirimbo uzashimishwa n'iki ku buryo ngensura papa sava nabiteguye mbimaranye igihe warangiza ukankorera ibi bintu mu maso ariko se papa sava na mama sava uretse ko umugabo yari igihe yenda akabya karengera gashaka kunyubahuka mu bantu ubikira umuzi kidasanzwe ni jamais du tout umwana w'umuhungu aribana ni siribateye kuba mwarurira inyama ndeye ko yahaga nawe agashyira akabiri ku mubiri nk'abandi ni ikintu kidasanzwe uje kumupakira rero noneho wananzindukanye ubu hari icyo nabonye daforo hari icyo nabonye kandi reka nkubwire ujya kurwara umwate yibagirwa ko amavuta wawe atayabuze ibi ni kangahe ntumaze iminsi nkubwirana ibintu urimo urivure turi mu busasi ukazajya uncaho uko wiboneye ntabwo ugenda witaba ijoro ryose nkubwirana urambuza ibitotsi ibi ngibi birantunguye n'ubwa mbere bimubonye none yingirwa musore
tuje kwa papa Sava wowe ukamunsuzuguza gutya imbere y'aba babyeyi wowe ntabwo nakubwiye ibi telefone urimo bishobora kuzagira ukazajya umbwira ngo nibyo urimo by'intuza by'akazi sha daforo by'akazi sha none ubaka n'akazi sha ndenga ukambuza kuryama none dore ngibi utangiye kubigaragaza aba babyeyi muri urugo nasuye wowe ukamweye siba urashaka kurwana se urashaka kurwana usa n'umurusha ingufu urashaka kurwana wamenye ko ushaje ukiyuba wamenye ko ushaje nta n'isoni urashaka kurwana mu rugo rw'abandi mama Sava nawe niyubahe ariko nako abagore twaragoye koko ubu nyine wavuze waturaguritse urumva ufite ingingo zikurengera urumva mbese nyine wahamije nta n'isoni mama Sava nkubwira ibintu noneho nanabivuge mu byumve nk'umuryango n'ubundi muri inshuti muri n'abavandimwe uyu mugabo murebe kuva afite amagambo nk'ay'intuzi ikoranye urumva uyu mugabo afite umugore bahora bagendana umunsi nyumvirasi uwo mugore ngewe naragiye ni umugore umva nkubwire kugenda umuntu ariko kuki muyoberwa n'akazi dukora mukayoberwa n'ukuntu umuntu ngewe nkora akazi ntwara abantu ngirane niba mfashe umuntu nkagenda nkamugurira agafanta tukagasangira ibyo ni ibintu byo gutora igabo ukaza kuntoba gutya kuki utabimbajije wasoje reka nanjye ukuntu uri kuvuga ngo atanye ngo ndashaje sha yasoje reka nanjye mvuge no don't my touch urayibona ipantaro niko bayita don't touch my kwamamaza reka nanjye mvuge reka nawavuge kiri nambara utuntu twiza ngo mbonesha ariko ngo ndashaje sha chaje mu mutwe ubu urasa nabi toka weye daforo Kirimbu ngaho nawe soza nanjye mbwire papa Sava nk'umubyeyi na mama Sava nanjye mvuge mama Sava uyu mugabo mureba ahangaha hashize hafi amezi ageze kuri 3 uyu mugabo umva afite umugore atwara mu modoka buri munsi aramutwara igitondo kigoro baramutwara buri munsi ese umugabo wanjye amaye amafaranga yo guhaha nta mafaranga afite nyagura essence bahora banyandikira abapolisi nkibaza abapolisi babandikira umugabo wanjye imodoka ye nigira amakosa mu muhanda yonyine n'ifite ibibazo bigenda bite hari umugore w'inzobe wasanga unanamuzi warabonye bari kumwe umunsi yanze kugusuhuza bahora umunsi ku munsi icya kabiri uyu mugabo yadamwe unye murona nagiye murona po Masava sinakubeshya njya murona ariko buri munsi bazakora prudence eshatu mufuka ikabucura eshatu nkibaza ngo iyo prudence ko ndi murona ayikoresha nande ayimaze iki bigenda bite ibyawe mbivimuzi n'ingegera ntabwo narebye muri telefone yawe nkabona ibyo mwandikirana muswituzanya daforo wishaka kurwana ahangaha nandeke urumva wose warambye kubishaka nkubita warambyaye nta n'isoni mama Sava uyu mugabo uri kubona baswituzanya buretse afite umuntu uhora umwandikira buri munsi ngamuteye inda bafite abana babiri b'abahungu b'impanga ngateye inda y'impanga uwo mugore buri munsi aramwandikira aramwohereza 5 7 10 bingahe urumva ariko ari kwiyamamura wavuze waturaguritse ajya nguri injugu nta n'isoni nzane message zanyu uyu mugabo yagiye kwipimisha sida mbona impapuro mu mufuka y'ipantaro ye ntabyo yambwiye nkibaza ngo sida agiye kwipimisha ari wenyine ansize mu rugo yari ari kumwe nande iyo ngegera se niyanyinjiriye iyi ngegera se niyanyinjiriye ngese singomba kugira amakenga iyi ngegera ntabwo yanyinjiriye urashaka se kurwana ntabwo ingegera daforo reka nkubwire none uri kuvuga ngo telefone yanjye bigaragaze muri aba bantu niba ushaka kumparika nguki bigaragaze muri aba bantu ushaka kumparika babwire hanyuma mperutse kumubona kwa piga nzenze kiri imbere nkubwire nacishe bugufi ko ndakuba nk'umugabo wanjye narabonye kwa piga nzenze ariko ari mu gahegeni n'umugore ushaje ate n'urujyo umva bihegetse yamuhaye ke yamutambitse ndatuza nk'umugore ushaka kuba ndatuza ubusizi ko nabyibagiwe ndabizi byose Kirimbu uri ikiraya umenye urwaye umenye narwaye wowe ibyo ndabizi mfite message wavugaho n'uyu hari byinshi mwakoranye n'uyu na telefone yawe nayinjiye ntuyaruke musanze yego cyangwa wowe wasaga imifuka 2 y'ibirayi umuzi wanje undi wagiye he kutagiye kwa nyoko ntujye kwa mushiki wawe wagiye he byose mbabizi Kirimbu byose mbabizi nta n'isoni uraza kugera ku gipangu ugasiba message byose mba nakubonye nakuradaye wowe sizo nabonye wasibonye hehe muri telefone ni mwumva narabibonye uko wandikiranwa n'uyu bivuge neza narabibonye uko wandikiranwa n'uyu nguyu noneho akazajya kohereza udutima
ukohereza utuntu duceza gutya wowe Aha. ubushatse kuvuga iki Mumutega amatwi mu wowe mwumva. ubushatse kuvuga iki muri Mumutega telefone amatwi mu yawe mwumva. iyo woherereza akantu gutya imbere ubushatse kuvuga wikwiriza Ubushatse mu kuvuga mwumve ubushatse aza muri kuvuga telefone yanjye ubyoherereza umusore nk'uwo nguwo ukohereza udutima Kirimbo wikwinigiriza none ahangaha wambonye reka nanjye mbabwire reka mbabwire kwipimisha ni gute ntagira izo muntu ni gute umugabo wanjye aza muri telefone yanjye akaza guceka imwe message nandikirana n'uyu muhungu ngo udutima ngo dukina mwoherereje ibyo bintu biremewe ubu nanamurega ngo umugore agira amahane ngo abagore b'ubu ngo baraza ariko se telefone yanjye ni yanjye ntabwo telefone ari yawe Kirimbo ishito oya ariko aho nawe Ntabwo wese akwavuze ko Ese nawe none uzaza n'uwandega Dafi, hanyuma ntabwo nagukoye mafatira mwishure ntabwo ngomba urumva nyine kumenya neza ibyiza wagoye angahe iyo mbimenye buriya busa warango urumva nibyo kuvuga nicyo atambwiye Kirimbo uzangeze hari bagasava angeze hari ariko nyine mureke dukome urusyo Nicyo dukome atambwiye. n'iki n'ingasi ni mu bikome urabiko mugeze ryari nicyo atambwiye ubu se ntabwo anyeretse mbe daforo wese ntabwo wanyeretse ariko nawe uratweretse wese yanyeretse ariko reki reka mbabaze inshuti mbe zanjye daforo si twe mwasuye ntabwo ari twe mwasuye twabasuye papa ese ubwo murumva wenda mwebwe hagati yanyu mwikoresheje inama murumva hagati yanyu ari indi uri gusuzugura nde muri gusuzugura abantu nenge yasuzuguye inshuro nyinshi papa sava inshuro nyinshi zirenze muza gutonganira ku biryo mutahashye mu rugo rw'abantu mu rugo rw'abantu basi iyo mureka tukarangiza kurya ibiryo byo umusigaye umucaro ugeze ikiro kurangaye warazamutse inyama byose nta cyoroshye umuntu aradutumije avuga ati ndakira abantu murabizanye mutangiye kubiciramo amacana ariko se mbabaze kwe mubaze Kirimbo ariko se utarabaza Kirimbuzi Dafi ntabwo uzi ko mu muco nyarwanda umugore agomba kubaha umugabo we reba amagambo yose uhurutuye papa sava ariko ndanakubaza buretse ngewe mbabaze nta muntu ngiye kubera ahangaha ushaka kubabaza niko Dafi wowe iyo utinyutse wahereye kuki wahereye kuri fanta umugabo uti ntacyo utanywa n'ibivuzo uranywa n'imbetezi ugahekenya ngo ndahorobya utishere ugeze kuri manderene ati shushu yabivugaga wenda bye nabifataga nk'uko bisanzwe abantu basigaye bita n'imbwa ngo switi gutyo ibintu nk'ibyo uzavuga ngo nuko yagize umugore ndamenagura ubu ndi ikibondo urumva bageze kuri manderene ati baha agace undi atirya ibyo bisigaye bari banayipfuye sinabibonaga sinara none barazanye kwa Rurango agiye kwa Rurariye ati baguha agasosi uhute ubu uyobe ko umugabo wawe nawe yahuta wenda n'utari yatekereje ibyo murimo buriya ntabwo habona ikibazo cyari gihe reka kananyagira n'agasenda kakantera akanyabugabo ese njyewe mwana icyo ariko ndebera sha ugenda ujyahize ubuhe tukureke nyine muri uru rugo muri ibi bibaya ubu uri imfura ubu uri intwari uri mu ntwari uriyibwa nyine niyo mpamvu oya nyine turi kukubaza mu ntwari uriye erega barazana akanyama batinka ukasama wagira ngo ni za nzoka ziba mu kiyaga cyangwa mu mugezi zimira udufi ku mugore w'umugabo ubizi bicaranye isura ajya he isura kujyayo papa sava uri kugeze ufite umukobwa utereta sukari ngiteje ndi kukubaza nsubiza ufite umukobwa utereta ubu ibi bintu hari kamera yabifashe tukabimwereka yabona afite umugabo ubu uri umugabo wemera ko bagukatira umugore agukatira adakatiye umugabo we bicaranye umugore akakwarura ataruriye umugabo we nabonye uko amusimbuka nanjye nibyo nenge niba akunda ariko ubundi ubwo ujya wumva umutwe bazima ubundi wagabanyisha amagambo ni ugukura nk'ikiyege gukurira guhita upfa tu ubwo urumva ufite mu bwenge bw'ubuhazima ntiwasaba n'imbabazi uti sinzongera ngo ni ugukunda ku buryo umugore arenga umugabo amusunika kuriya akicara ahangaha akagutamika ukumva nta n'ikibazo namwe mbabaze koko imyaka mumaranye ko mwabyaye ko abana biga nk'ubu iyo muje kutwiyereka gutya ku karubanda abantu bose babumva bamwumva muri mu gukora ibiki ntibaramenya aho abantu bakemura ibibazo barashaka ibibazo byanyu ntabwo muzaho mukwiye kuba mukemurira mu nzu z'abantu ndakumva mwakoze mureke genda cyangwa agenda wa mugani
genda nawe uwa kabiri cyangwa uwa gatatu azagukuramo ijisho ntega yombi burya ngo ujya gukira igisebe cy'umufunzo arakirata kiri umushagara urata kiri umushagara urata ariko abanyarwanda bakaba abahanga cyane cyane iyo bigeze muri ibi bintu byo kubaka ingo zabo nayafunguye baragira bati ubitse mu ndimbwa ntigira ite ntimwiba mureke rero kwanika ayo magufwa n'izo nyamimbwa zirahangaha zishinyitse uravuga watunaye umugore arakubita umugabo akaguru hari abakumva hirya hino ejo rero nimunyura ahantu bakajya babaseka cyangwa wowe mugore wavuze uti iyo wanyoye uyama ume fagitire nkwishyure bakamutwara uze kuvuga ngo papa sava ngo pasiteri mama sava marigarita nde ngo batuvuze cyangwa ni muze ngo mu rugo ngo barwanye ubu hari icyo mutatweretse kuri ubu se amasezerano mwagiranaga mbere apfuye kadusindagire tutahe tugende cyakoze dafi ukwiye kumenya rwose uko ugomba gukemura ibibazo by'urugo rwawe mumenya ahantu muvugira ibibazo by'ingo zanyu ubu nabo mugiye kuba nk'aba bandi birwa ku isi yose Kirimbuzi yego umuntu akerekana ino akerekana akaboma umuntu akagera ku murundi akerekana amavi akagera ku itako akagera aho bakura ibumba akarikura akarikubita akabumba akaza kugorora amategura yarangiza akerekana ku buryo ugenda ukarenga no mu bwonko ukavuga uti njyewe nubwo mumbona nta bwonko mfite nta bwenge burimo abantu bazima none se ubu niba batwiyeretse gutya badusuye abana muri salo ubu ntimutukanira imbere y'abana muri ababyeyi ko izo mpeta rero ni umurimbo mwakuyemo aho zakabaye igihango kiri ku mutima koko jari koko dafiye ukatinyuka ugasohora ijambo ngo iyo bimenye ubu sejo cyangwa ejo bundi nimwongera mukabana neza akagarura iryo jambo koko nshuti y'amahoro tugende nubwo twize nabi tugende amahoro ariko mubyigeho pe umuntu mukuru ntabwo bigombera inkoni kandi inkoni si umunyafu gusa n'ijwi burya ririgisha amahoro aba ari mwe muyagira da siko ntayo mufite ubundi kubera iki ibibazo by'abantu biba bigomba kwikorerwa n'abantu ubu ngo narabwiriwe peti iragiye inyama zigiye ubu se runda noneho reka mureke runda ututu nyama sha inyama zarabuze bamusaba ijana ku gasorori zishyiramo ukihahira akaboga uvuga uti mwa gasosi ubu wazi ko ikiro cyarenze 5 kiri muri 7 batwiciye peti gusa ntibabese uraza kudushyushya ndaza kudushyushya